ndashaka kubabwira ngo umutima w'imbabazi w'Imana ifite ugendana n'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo nibyo byatumye Imana ubwo twari ducishijwe bugufi idushyira hejuru. Nihanganishije abantu bose bafite imodoka nziza, ibyo si byo bituma muba hejuru. Nihanganishije abagore bose babyaye bagaheka, ibyo si byo bituma tubavugiriza impundu gusa. Nihanganishije abantu bose bacururiza amatewusi na ntuze hose n'abajya kurangurira Dubai no mu Bushinwa, ndabihanganishije. Nihanganishije abantu bose bazi kuvuga icyongereza, so na how are you, ndabakomeje. Nihanganishije abantu bose bazi ko bambara neza, nimukomere. Nihanganishije abantu bose bazi kuvuga igifaransa n'igiswahili. Nihanganishije abantu mwese, ndabihanganishije. Bibiliya yavuze ngo yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi. Twese twari ducishijwe bugufi kubw'icyaha, ariko kubw'umutima w'Imana ifite wuzuye imbabazi. Haleluya! Hari akantu Umwuka Wera yamishuriye mpita nanakandika. Havuze ngo ntabwo tuba abanyabyaha kuko dukora ibyaha, ngo ahubwo dukora ibyaha kuko turi abanyabyaha. Reka nkasubire. Ntabwo tuba abanyabyaha kuko dukora ibyaha, ahubwo dukora ibyaha kuko turi abanyabyaha. Bivuze iki? Adamu yadutwerereye intege nke, adutwerera ibyaha. Ukureba usubiye mu nda ya mama wawe, mama wawe agasubira mu nda ya mama we, twese twakisanga muri Adamu. Yego? Bihera hano inyuma, buri wese agiye asubira mu nda ya nyina ye, agasubira mu nda ya nyina ye, mama wawe agasubira, nyogokuru agasubira mu nda ya nyina ye, bigakomeza. Twese twakisanga muri Adamu na Eva, kuko niho umuntu akomoka. Adamu yadutwerereye icyaha. Adamu wa mbere yatwerereye umuntu icyaha. Ntabwo dukora ibyaha kuko turi abanyabyaha, ahubwo kavukire yacu, amaraso yacu, ADN zacu zikozwe muri matiyeri zitwa icyaha. Ariko Adamu wa kabiri witwa Kristo yaje kudukura hasi. Ndumva nshaka ko tumukomera amashyi tukamushimira. Ababyeyi bamuvugiriza impundu. Yadukuye hasi ubwo twari ducishijwe bugufi. Imana yaduhunze, Imana yagiye. Uko mureba turirimba, nta burenganzira twari dufite bwo kuririmba. Uko mubona ducuranga, ni ukubera Yesu yaje. Uko mubona tubwiriza, ni ukubera Yesu yaje. Uko mubona dufite abashumba, ni ukubera Yesu. Naho ubundi twese twari ducishijwe bugufi. Twese twari ducishijwe bugufi.